Niwe neza Marike nakurikiye interview ya minisita kuri Nuza mu makuru abantu avuje ko ngo banduje abandi bacuruza inzoga njye ndumva ari njye wabaye suspect hariya Kicukiro nta nzoga nacuruzaga iwanjye niba nafite ibyo nakiriza abantu babashije kuba bahagera mu bihe bisanzwe avuguruza amakuru umuntu wamuhaye amakuru njye ntabwo nigeze ncuruza inzoga ntabwo inzu ya apartment y'ibyumba bibiri wayicururizamo akabari harimo salo harimo igikoni harimo dushe na toilette ibyo bintu ntabwo bibaho rwose ni urugo rwanjye rwiyubashye and respect urugo ntabwo ngeze ncuruza akabari mwitandukanye rwose amakuru mwahawe ubushake gusebya abantu ibyo bintu ntabwo ari byo naho byo kuvuga ngo ntabwo bazi ngo baba twanduje cyangwa twagize gutya indwara no kuba umuntu mubanze mumenye ko indwara iri gusirikira